Amen. Muraho neza. Muraho. Mwaramutse. Muramutse. Natwe twitwa Nyandwi Bernard, nitwe duhagarariye abashyitsi twaturutse mu muryango wa Senani Viateri. Imana iduhana umugisha murakoze. Ndagira ngo nimba numvishe neza navuze ngo mwese mwitwa Nyandwi Bernard. Nitwa uhagarariye. Urakoze cyane. Urakoze cyane. Ubwo nari nyobe ko abantu baje bose bitwa Nyandwi Bernard, niyo mpamvu nk'abasaza burya turushaho gusobanuza iyo bigikunze. Kagira umugisha Nyandwi Bernard, uratambuka utereho intambwe ungana nk'uje usanga nanjye ntambuke gake ngusantira kugira ngo turwane mu byano, hanyuma numva ko Yesu agira neza. Muri amahoro iwanyu imvura iragwa cyane rwose neza bimeze neza cyane. nuko natwe turi amahoro, turashima data wa twese wazimije ivumbi, hanyuma mukaba mwabonye aho munyura. Imana y'amahoro ihimbazwe. Gira amahoro. Hanyuma nk'uko mbikubwiye rero, twateguye umuteguro. Munkundire wa muhungu cyangwa se begere hafi banzimanire muhereza anzimanire Nyandwi Bernard. Ndabona rwose nkimubona umutima wanjye waguwe neza, ndanezerwa. Aragira ati uyu ni umutobe, Imana igufashe cyane kandi igushyigikire, ariko buriya uranywa nkanywa kuko iwacu turasangira tugasabana. Uko bimeze gashyire mu ijigo ugaragure wumve. Yego, ngira ngo nturabyumva neza, uraza kujya ukora hasi ho manura agakenyeho nabyumvise ngo wumve ku ntango yabwo. Imana ishimwe, gubwa neza. Nubuki pe nubuki. Nyuma hari imbuto ya Gihanga yahanzwe n'u Rwanda. Ishimwe. Nibi ni ibyanjye se? Nibi ni ibyawe. Urupfuko ndabona rukubona rukibwiriza. Imana ishimwe. Hanyuma rero abantu mwese mwari mukumburanye, turamukanye nta kibazo, turamukanye. Yego, uze kumpama ijambo muri kino gitaramo cyawe. Ni ruswa se? Oya, si ruswa. None se kuvuze ngo kugira ngo nze kuguha. None se si byiza nyine umpaye ijambo. Urakoze cyane. Ahantu ntibamuhe ijambo. Urakoze cyane. Aragira ati ni byiza, nakomeje kuryoherwa, ariko intwererano yo nayiteguye, ariko mu kivugo n'igitaramo nanjye nyeneye kugira ngo nkore. Mu gitaramo cyacu nyine turimo turashakisha n'uburyo tumenya ibyiciro twagiyemo, n'inkunga za mituweli kugira ngo biboneke. Kugira ati mfite n'ijambo ubwo twerereye, nta kibazo, umwanya nuboneka turaza kubikora. Yesu aguhe umugisha. Niba kuntera amashyi cyane urakoze cyane Nyakubahwa Augustine. Nari ndimo nitegereza ku kirango cy'iyi ntwererano, handitse mu rurimi rw'amahanga ariko ishyize mu kinyarwanda haravuga ngo dorere erega ni byiza, ni iby'igikundiro ko abavandimwe baturana bahuje. Dukomere Imana amashyi. Imana kadusabe Fideli yegere hino, hanyuma aduhereze. Ushinzwe iyi protokole nta kibazo yadufasha kugira ngo abantu babe basoma, hanyuma baririmbye namwe rwose mukore mu nganzo. Dukomere Imana amashyi tuyishimira, dushyiramo ikorose. Urakoze. Iyo umuntu yagukunze buriya umubona kare. Ndayiminwa ya Nyandwi Bernard idatuje, mbona umutima utera. Hanyuma agira ati se mu cyiciro ndajyamo ryari? Nyakubahwa Bernard, nk'uko twakubwiye mu muryango wacu turanezerewe kandi dushima Imana data wa twese. Hanyuma rero kandi kuko uje uri imfura utugamye, twitegereje tubona umutima wawe wuzuye ubwuzu. Hanyuma ku rutonde rw'abantu bw'ibyifuzo n'ibiganiro nawe twagushyizeho. Niwumva rero ari nta kibazo, tuguhaye karibu kugira ngo nawe iriri ku mutima
uri tugezeho. Murakoze cyane. Murakoze cyane nyakubahwa Agustin kuduha ijambo. Imana iguhe umugisha. Haleluya. Yesu ashimwe. Sabazwe. Nyakubahwa mu muryango wawe nari mfite umuhungu yitwa Sengimana Fideli, ambwira ko ngomba kujya mu muryango kwa Agustin. Reka mvuge Agustin. Haleluya. Hanyuma ambwira ko yakunze umukobwa, arambwira ati uzaze uze kumunsabira. Haleluya. Nyakubahwa Agustin, nutwemerera uraza kuduha cyangwa ibyifuzo dufite nuko waza kumuduha nk'uko umuhungu wanjye yabyifuje. Twazanye inkwano, warazibonye. Twazanye n'ibindi bikurikira inkwano kugira ngo utwemerere ko waduha uwo mugeni wacu. Imana iguhe umugisha. Murakoze. Murakoze Berenari, twavuganye neza ko waje umbaza umugeni nkubwira ko ahari, ariko mubwira ko ari Mutumwinka. Nkuko rero twari mu gitaramo tubivuganaho, inka warayohereje, ariko nkubwira ko ngiye kureba uko iryama, ariko nkubwira ko ba nyirasenge n'imiryango migari ari ngombwa ko izaba ihari. Uyu munsi rero ntabwo nguha umugeni ntaragukosha, ndagukosha, hanyuma numara kunkwera nibwo ndi buguhe umugeni. None se koko siko bimeze se? Ko bimeze. Na ba nyirasenge baze kumutanga, kuko nanone urabona nje gahita nkubwira ngo jyana wa mbone. Oya, hano dukorera mu mucyo, niyo mpamvu ubona twashyize ahabona kugira ngo hataba gushidikanyaho. Hanyuma rero wowe uyu munsi ahubwo urankwera. Imana ishimwe. Murakoze. Urakoze cyane nyakubahwa. Naragukwereye, ahubwo ubwo ba nyirasenge nibabyemera ntacyo bitwaye, ahubwo uraza kubabaza wumve ko batabyemeye. Imana iguhe umugisha. Nyakubahwa Berenari, urabizi ko mu muryango wacu turi Abaheburayo batabeshya. Wanyoherereje inka ntabwo urankwera. Nagukwera. Icyo nicyo nkeneye. Icyo nicyo nkeneye. Narakubwiye ngo ngiye kureba uko iryama, ngiye kureba uko irisha. Ndagukwera. Ariko irimo irazira icyaka, ubwatsi bwabaye buke. Ubwo rero ntabwo uri bunyure hejuru uhita ugenda gutyo. Oya, ndacyabyibuka nubwo ngeze mu myaka mikuru, ariko ndacyabyibuka. Narinzi ko ngewe byo ntabyo narinzi, ariko ndiyeranja. Imana ishimwe. Oya, wari ubizi, ahubwo ni amazina y'abasaza, kuko ndabona abahereza bakubwiye babiteguye. Nyakubahwa, ndagira ngo uratambuka nanjye ntambuke, hanyuma kugira ngo umbwire uko bimeze. Imana ishimwe. Yego. Dore nyakubahwa icyozi cyogera inka kigahingira nk'ubwatsi. Yego, hakabaho inkoko ikangura abaryamira. Dore ikibumbiro cyo kuhiriramo. Yego, murakoze. Iki ngiki ni ikibumbiro. Inka iyo yariye ubwatsi cyangwa se wabonye ubwatsi iranywa. Bakita ikibumbiro. Hose. Barasiga imashini. Kino bagikebesha. Icyo ngicyo dore David. Icyo bakita igiki? Iki bakita igicuma. Kidahira inka cyane kugira ngo ibe yariye inywe ibona amazi
cyane uwo wahaye uramuhata n'ubundi agiye dore imashini Eh, yo kujya kwa bayita ngo iki imashini mashini imashini oya ntabwo imashini tumenyereye imashini zisya amasaka dore hano iyi si ikora none se ubu ni intebe y'ikawa rero bigenze neza kugira ngo iyi ni mashini imashini bayita ntajoro cyane ntajoro kuwahirira inka azinduka akaraka yahira oya nayivuze mu cyongereza sinashatse reka kubisobanura nari navuganye n'uwize ntarabimenya wakabyawe bakoze rwose hanyuma ndabibonye koko isuka nkingira nk'ubwatsi rwose mbonye ikibumbiro n'igituba cyo kuyidahira rwose kandi mbonye na joro yahirira inka ubwatsi ngira ngo rero ukibivuga wumvise yabira ntayumvise ntajwi mwumvise ry'iyabiye ngo ndaha iravuze ngo ndaha ndagira ngo rero nk'uko nabikubwiye abungeri baducungire inka ko ihari kandi iranahari ntacyo twirirwa ducungamo turabizi neza ko inka ihari imana ishimwe iryama irisha kandi iguwe neza hanyuma ariko turabaza ba nyirasenge babyeyi bacu Nyandwi Berenari yaje gusaba umugeni ariko se uyu mugeni buriya mwigeze munyumvira nambwira uwo ari we simbizi rero Berenari hano hari benshi hari abakobwa benshi rwose rwose ariko ntabwo wigeze umbwira amazina y'uwo usaba nyakubahwa uwo saba yitwa niyo saba ibireka amen amen niyo saba ibireka ibyishimo n'ubundi bitera kuvuga uburimi ijisho murakoze ibyishimo bijya biteza kuvuga uburimi mu muhamake menshi cyane aravuze ati ndasaba niyo saba Rebeka ndabaza ba nyirasenge nimba bemera ko Rebeka tumutanga none se Rebeka turamubaha gutyo nyine Rebeka bazanye inkwano Rebeka bazanye suka Rebeka bujuje ibyo umuryango wifuzaga ahubwo hari indi mpamvu niyo mwavuga ariko kumuha gutyo gusa byo ntabwo ariko biri kuko baje bitwaje ariko nyirasenge yajuriye mu byakoshejwe ntabwo nyirasenge arabona icyo bita ikizuneko cy'impanuro urakoze nyakubahwa uwo muntu bivuze ati ikizuneko kirahari ntabwo twakwibagiwe mubyeyi n'impanuro yawe atakira reka nanamugwemo umusuhuze niho uri bumushoborere yego Rebeka arahari nyirasenge ati ndashimye Berenari ariko bivuze mu izina rya ba nyirasenge bose dore ko atari umwe wenyine Imana ishimwe mubyeyi aragira ati Rebeka arahari natwe turamubahaye muhuze ibiganza none Berenari ko nakwitegereje nkarora ugeze usagije imyaka nk'iyo mfite hano nkarora hari abandi bamaze kugufatirana nk'uko nanjye nagize ntya undi Rebeka ko bavuze ngo baramuguhaye umukobwa wacu ko akiri inkumi nkaba mbona usingira imvi z'uruyenzi uwo muhungu se yaba ari hehe bimeze bite uyu muhungu wanjye yitwa Sengimana Fideli yahaguruka aho ari hose Sengimana
agira ati senga imana yaje. Senga imana rero ubwo yaje umunyoherereze hano. bose aragira ati senga imana yaje. Ibintu birahindutse. Murahagarara mundeba. Irena, karame umukobwa wacu aba basenga imana bose urabona abakwiye? Reka rero njye mwimenye. yego rwose Abana abahungu b'iwawe ari benshi. Senga imana ndamwirebera. Ndacyafite amaso akanura. Gira umugore. Wiruka nk'ugiye gukubitwa bayigize. Ubone mu bitugu. Uraho senga imana. Gususumira ubayikisha. Kubuza unyura wiruka se. Katugende neza hano ntawe dutsitaze. Katugende neza waruje mu murongo utari wawe. Mwagize ngijisho ryanjye niribona. Sengema. Uraho. Ese abahungu bawe bose bari baje? Uraho. Uraho. Ihoterere igende. Senga imana we. Mbahereza mba mubona simbizi ariko ndakomeje. gica amarenga hari igihe yaba atumva. Bwakeye. Caho. Ndabona rero umugabo w'urutera undusha imbavu. Ndabona n'umusore ugaragara nkaho zituzuye zose. Ndagira nitera intambwe uzunsanga. Na wa mugabo ibimusiga. Kuko ndabibona neza yuko hari ukuntu bimeze. Uraho umusore wadukundiye umukobwa. Uraho umusore utajugumira. Ni amahoro. Wumva neza. Bambwiye ngo witwa nde? Imana wasenze ubanza uyu munsi kumvisha. Mumuhe amashyi menshi cyane. Hanyuma unkundire senga imana. Ubwo nkubonye bakungereze hariya baguha ibyicaro ugubwe neza. Baguhindurire ibyicaro wihaye ijambo ararigira. Karibu. Hanyuma mbere ntari ikibazo se? azo rwose Twicare twisomere bose bose ufite arambwiye ngo ikibazo kirahari wa mugabo. Buriya rero ufite arakiri umwana kera naramureze anyiciye ijisho arambwira ngo ikibazo kiri. Ati ubona niyicaranya aha urabona nta kibazo. Ngira ngo urakoze cyane nyakubahwa nawe n'ibyo ubona ibyo wabimereye. Haleluya. Nawe wabibonaga koko ko mfite ikibazo kubimbaza n'ibyo wabonaga. Fidele nk'uko anyongoreye
dufite ikibazo gikemure nawe urabibona. Irakoze yagize ati ariko Yesu ashimwe. Haleluya. Hanyuma barankundira kugira ngo amaso arebe hano, baraza gusa n'abahagararaho gake. Hanyuma rero tugendane. Yesu ashimwe. Ndabaza muri kino gihande cy'abakwe nimba mujya musenga. Ese ijambo ry'Imana batubwiye umuntu bari bagiye gusabira yitwaga nde? Cyangwa uwo yasaba umuntu bagiye gusabira yitwaga nde ko mwari muri aho? Urutoki? Ni urutoki. Kuko twebwe tugomba no gufata ijambo ry'Imana tukarimenya. Ubwo nihabura umuntu usubiza icyo kibazo kizamikira batsinda. Yego. Urakoze cyane. Muha amashyi menshi cyane. Rero nabazanye n'abantu bakurikira bazi ubwenge. Imana ishimwe. Hanyuma nyakubahwa Berenari, twari muri mu ijambo rivuga ngo Imana ishimwe. Ngo baramubaza bati reka duhamagare umukobwa tumubaze twumvire irimuva mu kanwa. Mwabyumvise? Twabyumvise. Baravuga ngo reka duhamagare umukobwa, twamuhamagaye irimuva mu bundi ryo finali yawe. Ahise ajya mu kwizera. Bahamagara umurongo wa 58 bavuga ngo bahamagara nde? Bahamagara Rebeka. Wino abo bahungu banjye bari bagumaho bakurekure. Baramutse. Hano rero haje umugabo witwa Nyandwi Berenari. Yavugaga yuko aje kugusaba. Twagutanze. Tuguhamagaye rero ngo twumvire kuva mu kanwa. Umurongo wa 58 mu itangiriro igice cya 24 haba ngo reka tubaze Rebeka iyo umugabo murajyana
Yego turajyana. Nyakubahwa Bernard tambuka. Tambuka uze hano. Tambuka wowe nta bindi mubajije. Nani icyo nkubwira no kuza nkagushyikiriza umugeni usabye. Aragira ati wowe naje gusaba kumbera umukazana yaragukunze. Reba wamubonye se? Aba rero Imana ishimwe subira mu Murakoze cyane. gatire wisubireyo mwana wacu. Hanyuma mpamagare umuhungu wawe atambuke. Hanyuma mutuze aha ni abahungu bahigira umuhigo, aha ni abakobwa barebero. Imana ishimwe. Hanyuma Fide tambuka n'intore, hagarara gutya nawe gutya mugendana nawe uri inyuma y'undi. Hanyuma mutambuke. Rebeka tambuka n'abahungu muri kumwe, tambuka neza. Ongera utambuke. Fideli hagarara gake. Tonde turagenda ni ku murongo. Ndagira ngo urabibona uretse Fideli. Hanyuma numara kumubona umundire ubwo icyo uri bukore. Ndagira ngo rarura abahungu b'iwacu bamushagaye. Pose ukoresha cyangwa se ubwenge ukoresha niwe ubuzi. Tambuka. Ndabona batakwemereye kumukoraho nibishoboka by'ubanze witonde. Reka ntabwo bishoboka. Ibyo ni ibidashoboka rwose. Ibyo ni ibidashoboka. Urabona ko babyanze. Ntabwo uri bumubakoraneho kirazira. Ariko ndarora ugira uko bigenda. Hanyuma we bakoze mu ntoki urindiriye icyubwo. Ategeraho ushaka ikigushobora nakimenya. Nawe nakubonye cyane ntugire ngo uriya we ntiyari akaze cyane. Ati ndamutse ariko wegerayo vuba. Yego sawa. Hanyuma yego hanyuma umwundira tutarakora ibindi. Nkundira gake. Tambuka gake hano. Garukaho rwose. Hanyuma tuze guhagarara hano ngira ngo ibyo ari byo byose nibwo bose batubona neza. Hanyuma Rebeka aze noneho urongera musuhuzanye k'umutima byifuza. Hanyuma ibihumura neza wateganirije sheri wawe urahita ubitunganya. Ibintu bimeze neza hano muri ubu bukwe rwose. Ati niba bihumura neza sheri wanjye ndagukunda. Ati bose babireba. Ati kandi ufite impano naguteguriye uyu munsi. Ati sheri wanjye nzagutetesha. Iki ni ikimenyetso cy'uko ngukunda. Mbikoreye mu ruhame bose babireba.
iyi parufe y'ijiruka izindi zose. Ati ndagukunda rwose. Amata y'ababyeyi Ati Imana iguhe umugisha. bemegukamisha Kandi dore uduhaye umwana ati sheri wanjye naguteguriye impano. Iyi mpano ikunezeze. Ateshwa n'abakubya ikundwa n'indahemuka Impano irangwa n'urukundo. Mu bakobwa bose bo muri Afurika ni wowe nahisemo. tuzahora tugusura Nawe ati Imana iguhe umugisha sheri wanjye. Nawe ati nanjye ntabwo nagukuriramo ahubwo bakajya bamugarura. Ati impano nawe ukunezeze. Iyi mpano yanditseho ngo anganyuze umutima. Iki ni cyo gihe cyacu cyo kunezerwa, iki ni igihe cyacu cyo kwishima Imana yaduteguriye. uduteje amata uratuziza iki wibabaza umuryango akavuyo kabiharwe uragasize urungano wakundaga urarusize urabe hose nyamibwa Yego. Haleluya. Ageze mu kanya ko gutanga impano. Hanyuma agiye gutangwa impano y'umusaza. Umukobwa agiye gutanga impano mu muryango w'umusore. Dusabe Nyandwi Bernard ahaguruke atere intambwe. Hanyuma ufite impano Ngofero tere intambwe yegere hafi. Mwese mutambuke abafite impano bose. Begere hino kugira ngo ducunguze umwete. Turashaka ko n'amafoto rwose azaba akeye. Nari ahagurukane na papa wa Fideli nta kibazo. Yego. Senari yateri igere hafi. Hanyuma urayihereza. Yego. Hanyuma unkundire umukobwa wanjye. Ntabwo. Yego. Ujye uca kuri sheri wawe. Fideli aba ari gukora mu ruhanga rwa se. Ejo utarukora muri umukazana ukazaruhangara. Biragatsindwa n'uhoraho. Unkundire umuhungu wa aba ari we urukoramo. Urahereza Fideli ingofero. Hanyuma ati iri ni ikamba kandi ni impano umukazana wawe yaguhaye papa mubyeyi wacu. Hanyuma uyu ni umutaka uzakurinda ibibazo, kandi uruti rw'uyu mutaka rusobanura kwishingikiriza ku Mana. Hanyuma amasera asobanura kugwiza amaboko. Hanyuma iki gitambaro kiri ku mutaka nacyo gisobanura ibizakurinda ibibazo. Imana ishimwe, dukomere Imana amashyi cyane tuyishimire. Hanyuma dukomereze ku witwa Habiyambere Barisi azanane na Narisisi Kamonyo. Reka dusabe Senane Viateri bamugeneye kado. Hanyuma ufite iyo kado yatambuka bakayimushyikiriza. Ati musaza wareze neza,
uyu munsi abana bawe natwe turakwizihije kuko Imana yaguhaye inshingano zikomeye zo kurera uyu munsi. Ibi byose ni wowe, urakoze cyane. Hanyuma dusabe Habiyambere Karisi, Narisisi Kamonyo na Sabimana Venuste mugabanyeho gakeya. Tugiye gutanga impano kuri Habiyambere Karisi, bayihereza ati iki ni icyubahiro kandi mwamwesheje ishema, nanjye sinagukuriramo aho. Ati umuryango mwiza, umuhungu wanyu yabagejeho igitekerezo ko yahunze, murabishyigikira. Ati nanjye nje mu muryango wanyu mbakunda. Hanyuma dusabe Sabimana Venuste nawe kugira ngo nawe bamwambike ingofero. Yego rwose bose babireba. Ati wabaye umujyanama mwiza wa sheri wanjye, ambara ingofero, ibintu bimeze neza. Mama wasenga Imana Fideli yatera intambwe yegere hafi. Umubyeyi wareze neza, watera intambwe usanga abana bawe. Aba ni bamwe umaze igihe usengera uvuga ngo ntibakababura ahubwo bazaba umwe. Igihe ni iki rero kirasohoye. Hanyuma mukazana wawe yaguteguriye impano. Ati kuko wabaye umubyeyi w'inkoramutima, umubyeyi mwiza. Iki giseke kirimo amahoro, ubumwe, urukundo. Iki giseke ni ikimenyetso kigaragaza ko nzahora ndabagirana imbere yawe nk'uko indabo zihari, nzakubaha. Imana ishimwe. Dusabe na masenge nyirasenge w'uyu musore nawe atambuke yegere hafi. Umubyeyi watanze impanuro nziza cyane kugira ngo tujye tugeze kuri ibi. Hanyuma impano ye uyu mubyeyi yatanze urugero rwiza rwose, namwe mutanga urugero rwiza kandi namwe byababera. Imana ishimwe. hari umunsi nateze kuzibagirwa, wa munsi uzana ukangeza ku isuti, nawe baho inzara y'ubuto. Ati njye ngiye mu muryango rwose, kasabe muramukazi wanjye. Aravuze ati reka sabe muramukazi wanjye atera intambwe. Sylvia atera intambwe yegere hafi, mushyikirize impano. Ati navutse mu muryango ukundana. Ati kandi Sylvia muramukazi wanjye ndagukunda pe, nzakubaha. Dukomere Imana amashyi cyane tuyishimire. Rebeka ati nanjye ngiye kwerekeza mu muryango wanjye kugira ngo wamutembereza agahindukira gake kugira ngo nawe mugeze
mwegere hafi gutya gakeya kugira ngo amafoto yacu azagende neza. Mwegere imbere gake, mwegere imbere gake. Ati nanjye mfite, hanyuma twasaba, ati mfite data wambyaye nawe akeneye guhabwa ikamba ry'ababyeyi rwose. Hanyuma dusabe na mama wa Rebeka yegere hino kugira ngo iyo mpano itangirwe rimwe. Ati Rebeka nkunda rero nanjye naje mu muryango, naje mu muryango wawe kandi uko wanyakiriye nabibonye. Hanyuma ati musaza nkunda wambyariye Rebeka nkunda, iyi ngofero rwose ntabwo ari uguhangara uruhanga rwawe ahubwo ndakubaha rwose, Imana ishimwe. Hanyuma dusabe ufite igiseke agiye guha mama wa Rebeka, mujye mukoraho mwese rwose. wimusangaho guma hariya agutange hariya kugira ngo ifoto igende neza. Ni ubwuzu. nimumuhe none. Hanyuma mukoreho mwese. Ati mubyeyi ndakwemera kandi ndagukunda, wambere yorabagirana kandi iyi mpano igushimishe. Hanyuma duhamagare Papa Elisa, hanyuma na Manuel Umudugudu kugira ngo batere intambwe. Imana ishimwe. Egera ruguru iyo foto nyifata muze we twarangije kwicara hanyuma dusaba mu gihe arimo ayambika Emmanuel, ati umuryango wawe niwo wanjye, ishema wampesheje nanjye nzariguhereza. Hanyuma dusabe musaza wa Ederiki, musaza wa Rebeka yitwa Frederico, atere intambwe yegere hafi azanane. Azane na nyirasenge. sawa. Hanyuma mu mwambike ingofero, aravuga ati mushyire aka gafoto kaba urwibutso rwose nzajye nkareba, ndebe agafoto ka mushiki wanjye na murama wanjye arimo nyambika ingofero. Hagarara hariya amafoto. Reba hano murebe hano wowe. Reka dusabe Papa wa Rebeka abanza ahaguruke mbere yo guha nyirasenge, atambuke bamugeneye umutaka uzamurinda ibibazo. Kandi nk'uko twaze tuvuga, uruti rw'umutaka rusobanura kwishingikiriza ku Mana n'umuryango. Hanyuma aya masera asobanura kwaguka, kugira umuryango, kugira amaboko. Igitambaro gisobanura kuba ari ikizamurinda ibibazo, imvura y'amahindu, bityo bikamufasha gusohoka mu bibazo. Imana data nishimwe.
musaza turakwemera kandi turagukunda. Dusabe Nyirasenge wa Rebeka nawe atambuke, hanyuma bamuhe umushyikirize kado. Yatera intambwe. Nyirasenge ugiye kubaka urwawe wirira mwana wanjye uwineza we. Ugiye kubaka urwawe wirira mwana wanjye uwineza we. Ugiye kubaka urwawe wirira mwana wanjye. musaza twakugeneye impano. Ugiye kubaka urwawe wirira mwana wanjye uwineza. Ati iyi mpano igushimishe. Uwineza we wirira mwana wanjye uwineza. Hanyuma dusabe hanyuma dusabe Nyirasenge wa Rebeka atera intambwe yegere hafi, hanyuma rwose mukomeze gufata ayo mashusho ya fotogarafi. Hanyuma mu makuru yizewe mu kanya murasanga ku Murya TV. Ukeneye kumenya ubukwe bwabere hano muri umudugudu wa Nteko, reka dusabe Adelphina mukuru wa Rebeka atera intambwe yegere hafi, nawe bamushyikiriza impano. Hanyuma mumushyikirize impano. Urakoze cyane. Hanyuma begeze intebe hafi hano. Hagira umuntu wegeza intebe hafi hano ebyiri. Hanyuma dusabe ababyeyi ba bano bageni, abamama babareze neza rwose, begere hafi, dutere hafi aho ngaho. Ugiye guhabwa ikamba ry'uburere. Zitere rwose gutya zegeye hano. Ababyeyi babo b'abamama batera intambwe begere hino. Ati twari dukumburanye rwose, uburere twagize, impanuro twagize yagize umumaro. Hanyuma dusabe kugira ngo yicare, hanyuma bagiye kuzana ikamba ry'uburere. Ufite ikamba ry'uburere turafotora kugira ruguru ho gato banguke mugire umwete muno. Umwana wanjye ntabwo nisumye, ntabwo utazi no kwima. Uvuye mu muryango ugiye mu buzi, uvuye mu mfura ugiye mu zindi mfura mwana wanjye. Niko mwana wanjye. Iyumvire wicecekere. Mureka dushime Imana niyo yabahuje. Mureka dushime Imana niyo murakoze murakoze. Hanyuma mugabanye vore gakeya. Bagiye kwambika ikamba ry'ababyeyi, ivuga ngo warakoze mubyeyi. Hitler ati warakoze mubyeyi kubyara Rebeka. Iri kamba ry'ababyeyi ry'uburere wareze neza. Ati ndagushimiye
hanyuma Rebeka ati warakoze mubyeyi kumbyarira umugabo, nzakubaha nzagukunda. wicayeho gateya mbafotore mubafate ku rutugu ntegeke nk'umusaya rwose. kureba hasi warebye hano mfite gira akajambo kari agira akajambo keza ubwire umukecuru wawe, kandi nabonye ko warakoze. Hanyuma Rebeka nawe umubwire uti warakoze. Ati mukecuru wanjye ndacyakuninahaza ndacyagukunda. Ati reka nkwereke urugero rw'ababyeyi rwose. Murakoze cyane bakobwa muri hirya no hino, mwihere ijisho murebe umukobwa warezwe neza, umukobwa wasenze dore ko umwami akunda kubaha bazajya bamugenza, umubyeyi watanze impano nziza, kandi namwe ababyeyi byababera, twese byatubera. Hanyuma rwose mukecuru aracyatanga impanuro. Yego ati mwana wanjye uramubahishije, buri wese agira akajambo abwira nyina azahora akibuka. ati wareze neza, abwire nyina akajambo wamwesheje agaciro, ati nanjye nzakubahisha. byakubuze. Murakoze 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 murakoze. Hanyuma bakobwa bacu mwandebeye, reka agiye gutera intambwe yajyane umusore mu byicaro. Hanyuma reka dufashe uri kuri protokole nawe adufashe. namwe iri ni ivugabutumwa rikomeye cyane. Rebeka ati sheri wanjye ngino nakwiteguye iminsi myinshi cyane, tambuka rwose wicare ugubwe neza. Ati ni wa munsi twasengeye none Imana irabisohoje. Ati mfasha dukomere Imana amashyi menshi cyane, uyishimire kuko yagize neza, yakoze ibikomeye natwe turishimye. Mukomeza mutambuke. Hanyuma abari kuri iyi serivisi nabo mutambuke. Hanyuma abandi basigaye ubwo turasaba ko mutanga inzira. Hanyuma babashakire intebe hano hafi rwose, bicare mushake intebe mushyire hano kugira ngo bicare. Hanyuma iyo fanta rwose uri kuri gahunda yo kuyifungura ari he? Meze y'abageni mufungure iyo fanta rwose. Mushake intebe. Hanyuma hariya hari ahantu nk'abasore bari bicaye, bano bakobwa bawe ariho bajya. Bano bakobwa mutambuke mujye hariya muri iriya myanya yarimo hariya, myanya y'inyuma basunike hari intebe muhabageni. Barugiye kubaka urwawe rwose. Abo
abo bantu bicaye hirya basunikemo hari habonekemo intebe abageni bari bicaye abasore bari bicaye hanyuma tutambuka iyi nzira abayirimo ndashaka ko mutambuka mukajya hariya abasore bari bicaye bakobwa mutambuke sabugabanya gakeya hanyuma ndashaka ko abantu bicaye mu izo ntebe z'inyuma basa n'abasunika hepfo tukabonamo imyanya y'aba bantu bicaye hano hanyuma tugiye kureba Rebeka aterura ikirahure yari yarahiriye ati ntabwo nzanywa iyi fanta ntarabona sheri wanjye hanyuma kuko Imana yayihaye umugisha n'abayitunganije ugiye guterura ikirahure hanyuma ugira utya ubanza usomeho nurangiza gusoma uhe na sheri wawe kugira ngo natwe mu kanya tuze kuboneraho kandi ubuvutsi ndaguha nanjye umwe urakoze cyane kugukubaha si ibya none urabusanganywe ati ndumva biryoshye nusanga biryoshye na sheri wawe umuhe umubwire uti sheri wanjye ntacyo nakwima mwongere rwose uguhaye araguhata hanyuma usabe na Fideli nawe aterura ikirahure amubwira ati sheri wanjye ntacyo nzakuryana kandi nzabanza numve ko bimeze numva biryoshye nanjye ndaguha yego mwongere umugore uramuha rwose ibintu bikagenda neza hanyuma mwese muti ku buzima bwacu bimeze neza mwongere musome turabivumbuye ku mugaragaro hanyuma na pare nawe ati nanjye sinasigara Imana ishime hanyuma tukereka bano bantu aho bicara rwose hanyuma mube muruhutse gakeya rwose Imana ishimwe korari haleluya korari haleluya twese hamwe haleluya dukomere Imana amashyi cyane haleluya twicaranye uko ni bwiza kandi buhuza umuryango kandi bituma abantu bamenyana bishoboka ko waba wicaranye n'umuntu ukaba ari ubwa mbere umubonye cyangwa se niyo mwaba musanganywe kebuka umubwire ngo ibi bintu ni byiza hanyuma umubwire uti nitwa naka nejejwe no kuba muri ubu bukwe nta shyari dukoreye kuko aribyo bitukwiriye funga ibyuma funga ibyuma wamutuje gake hanyuma nyakubahwa Berenari urabyumva utatubwira nyakubahwa Agusitini ndabyumva neza rwose ndishimye ndetse nzanye cyangwa ndagushimiye Imana iguhe umugisha neza mushimire rwose arakoze nyakubahwa ineza yawe si iy'ubu gusa n'iya kera dore ndagushimiye kubyifuza bari bagusabye ukaba ubikoze Imana iguhe umugisha urakoze nyakubahwa Berenari nababwiye ati ndagushimiye kiramukanya ndabona umuhungu wanjye amwenyura kandi anezerewe uraseka cyane hanyuma urushaho kuma nishimwe ariko urabizi dusanzwe dusangira amata buriya sinzi ngo nyamwanga kugira gute yimye wamwimye amata uramuhaye amata rero amata wateguye ishimwe akira dusangire umererwe neza hanyuma nangaze ngo ahantu hose hateretse igikoma abantu bose nkeneye ko banywa aho ngaho cyaba kiri guteka mukavuga bakazanira
hanyuma ijambo ry'Imana ryavuze ngo hanyuma arababwira ngo munywe murye munezerwe muzamara iminsi ngahe 10. ngaya makuru nuko bimeze niko ijambo ry'Imana rivuze Berena, mwishime munywe mubyine mumara iminsi 10 kuko Rebeka mwarangije kumwemererwa. urakoze nyakubahwa, bose byose wabimpaye, ntacyo wanyimye. murakoze. icyuzisho ni uko turi abakirisitu, icyo dushaka ni uko uri butugirire vuba, hanyuma ukatujyana kwa pasiteri, urabukoze. ariko hari uwo twazanye nawe yagushimira, mwampa umwanya akabanza akafasha akabashimira. murakoze. Bamuhaye ni karibu, bamuhaye ugira byiza byinshi kizahanga kukubugura bugutanga abagabo ukatwizihiza, kagira inka rubukura abagabo bagiriye bene baraguvanze ubwo nishimiye agahinda yakuntuma nyahubwira n'ubwuzu, nyirayo wenyine ni umukutsi wayo ariko ubukoma bw'icyubahiro urayihikiye nayo. inka yakitwa bizimana yabaraye barambiwe, yego yica inzira ku rutwe n'inyongera urukundo, nanagabwimba wanteye ubwuzu mu rugo rw'uyu mugabo ntambiye ingoma, nantegura yatereka imfizi ngatora inkoni nkaragira, erega nacyura bakampembaga n'izinaniye, erega ntananutse neguye timbiki. aduharanira urugori rugaragara, aduharanira urugori rugaragara rwa nkuba y'abiramba, tugaramba ku mugisha mudahuna yatugwaburuye vuba, zina ridahuga rya mutagora amarara duhumuriza duhaza ibihumbi. ugira byiza byinshi sinzahara no kukuvuga, ntujya uravuga utanga abagabo ukatwizihiza. arakoze umuvugizi w'inka, ariko ntukagende utamuha inka, dore ko waragiriye abatinda, utaragiriye abatinda agenda anywera amata y'inka kugira ngo ejo utazihutaza ukaziroha mu manga. Humura, amata yacu yama yuzuye, turaguha yuzuye, humura. ariko uyu mwungeri ndabona yakunda cyane. uramenye ntuzazikamire mu rwuri, kubera yuko iwacu amata arahari, zirakama. n'iyi ni ese umugabo wawe nubwo yabasha ariko yahaga vuba. Imana ishimwe. hanyuma amena. Amen. Yesu ashimwe. Yesu ahimbaze.